nifuza bwana bana bagenda ndinzereza akwenye kuyisawa sawa umuntu wayinyoye ayahaze byeyuze neza abadunda nk'uwambaye rasura mbona ibangamiye nubwo ntayinywa ariko mbona ibangamye mbese. Abaturage bo mu karere ka Nyabihu bari gutaka batabaza n'inzoga ihakorerwa ikomeje gutuma abantu biyumvamo imbaraga zidasanzwe bigatuma bateza umutekano muke mu baturage. Ese iyo nzoga yaba yitwa gute? Ese ubuyobozi bwatangaje iki nyuma yo kubona iyo nzoga ikorerwa muri ako karere? Abaturage bo barifuza iki nyuma y'uko babonye abaturage bagenzi babo benga iyo nzoga ikomeje guteza ipfu za hato na hato muri ako gace batuyemo? Ibyo bindi n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba nawe ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gutuma abaturage bo mu karere ka Nyabihu bataka batabaza bitewe n'iyo nzoga ikomeje guteza urugomo ndetse n'ipfu za hato na hato, ngo kuko uwayinyweye wese aba yiyumvamo imbaraga zidasanzwe. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere bayi ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakira ukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Nyabihu ahakomeje kumvikana abaturage barimo barataka batabaza bitewe n'inzoga barimo barahanywa ikomeje guteza umutekano muke mu baturage batuye muri ako karere. Abaturage bo mu murenge wa Jenda wo mu karere ka Nyabihu baravuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'inzoga itemewe biyengera yitwa igisawasawa, ituma urugomo rwiyongera bigahungabanya umutekano w'aho batuye. Abazi iyi nzoga yiswe igisawasawa bemeza ko iba ikarishye cyane ngo kuko ku buryo uwayinyoye aba yumva afite imbaraga zidasanzwe, mbese ari ndakorwaho n'iyo mwajya mu mitsi. Ibi abaturage babiganiriye n'itangazamakuru mu magambo yabo bagize bati: inzoga mbi ni inzoga mbi pe ikarishye cyane. Ukuntu biba bimeze, umuntu wayinyoye ayahaze byeyuze neza abadunda nk'uwambaye rasura ebana kumva nta wamuhangara yayisomye yenda kuma byo irabasinzira cyane. Hari igihe uri kumwe n'umuntu yakwinjira mu kabari hanyuma iminota 30 yasohoka ukibaza se ageze muri ranzu anywa ibiki, agezemo ahuramo n'ibiki, agasohoka bambara gwirirano utareba. Nubwo bavuga ngo iby'urugomo nayo ibigiraho iki? Abatanywa iyo nzoga bise igisawasawa nabo bemeza ko bazi ububi bwayo, by'umwihariko ubwiyongere bw'urugomo rukunze kugaragara aho batuye ni kimwe mu bigirwamo uruhare n'iyi nzoga bitazwi neza ibyo ikorwamo. Bamwe mu baturage bagize bati: uruhare nyine kubera ko hari igihe umuntu arunywa hanyuma ugasanga ashwanye n'undi akavamo kwa kundi kugira gutema nabyo nyine nk'uko babivuga. Igiteza ikibazo cyane gikomeye. None wabigenza ute ko tutazi tuko tubona bazicuruza, ku buyobozi buhagera bukarebera ntagire icyo bukoraho? None ko abikora ikibazo bibireba ntagire icyo bukoraho. N'abayicuruza banarazwi, ari n'uyibahereza nawe abazwi, ahubwo ikibazo n'ubuyobozi budashiramo ikimbara. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko babona iyo nzoga y'igisawasawa icuruzwa kandi n'ubuyobozi bubirebera ntibugire icyo bubikoraho. Aba baturage bakomeza bavuga ko hakenewe ko ubuyobozi bushyiramo imbaraga bukaba bwahashya iyi nzoga ikomeje guteza umutekano muke muri ako gace kabo batuyemo. hana bigenda ndikubesheze
muno bifatika bikamwe ntawe nta nabijana gavusha ntawe akwenye kunyisabasawa tumutaha neza ukumva umeze neza cyane. ngo bitangazwa ko abamaze kuyinywaho iyo batayibonye ngo n'ibiryo bidashobora kumanuka, bityo bakumva ko batayivaho kuko uko byagenda kose. Mu minsi yashize ngo hari uwagonzwe n'ikinyabiziga ahita abura ubuzima biturutse kuri iyo nzoga yari yanyweye yitwa igisawasawa. nyine ahubwo iriya nzoga bazayica, mbona ibangamiye, nubwo ntayinywa ariko mbona ibangamye. Mbese ejo bundi hari umuntu w'imodoka yiciye hano ariyo yanyoye ayikubitamo. Yakundaga kuzinduka zo kukinwa, yaragikundaga cyane, mbese cyari cyaramuhinduye cyaramusajije. Ubwo rero kukinywa cyane ahishwana n'abantu mu nzira hirya hakuno utareba, mbese sinzi umuntu yabivuga, n'umugabo ntacyo yabaga yakavuga bitewe n'iyo nzoga. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Tuwanete yavuze ko bagiye gukurikirana aho ikibazo kiri, bakaba bahana abakora iyo nzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge muri rusange bikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage bikaba byacika burundu. Ku murongo wa telefone uyu muyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Tuwanete yagize ati: usanzwe ibintu bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge, burya mu biyobyabwenge n'izo nzoga ziba zimeze gutyo zose ziba zirimo ibiyobyabwenge byo muri rusange, nuko bigomba gucika, gukurikiranwa aho bigaragaye. Izo nzoga tukazimena, tukazangiza, tukabahana. Aho ngaho byo ni ikintu cyo gukurikiranwa umunsi ku munsi, usibye natwe n'ahandi hose bikwiriye ko izo nzoga zigomba kurwanywa zigacika, hagakoreshwa inzoga zemewe, ariko nazo zikananywebwa mu masaha yemewe, birumvikana. Abaturage batuye muri uwo murenge bavuga ko igihe nta gikozwe ngo bahashye iyo nzoga bishobora guteza ipfu za hato na hato, ngo kuko iyo nzoga ubukana ifite, abantu ntibazajya bamara kuyinywa bazajya bahita bafatana mu mashati, ngo kuko ituma umuntu adatekereza neza. Barasaba ubuyobozi ngo burebe icyo bukora hakiri kare, kuko abantu benshi bazahaburira ubuzima bitewe n'iyo nzoga bise igisawasawa. Ubuyobozi kandi buhora bugira inama abaturage kunywa ibintu byizewe aho kunywa ibitizewe, ngo iyo umuntu anyweye ibintu bitizewe bimugiraho ingaruka zishobora no gutuma arwara indwara zitandukanye zatuma anabura ubuzima. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kazana kugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.